mbwira wowe wumva ibingibi bya Kristo ukumva iby'umurage abantu bicaye mu ijuru ukumva ibyo kubarirwa ibyaha ariko ukumva ni nk'ibintu nyine biri aho by'abarokore cyangwa se by'abanyedini bavuga by'Imana ibintu twavuga ati tuzajya mu ijuru ati buriya ariko abantu bose niko bazajya mu ijuru twavuga tuti hariho umuntu wabara ibyaha byose ariko ibyo bintu nabyo ni ugukabya nyine wowe urahangaha ukaba ibintu wumva ntaho muhuriye ndagira ngo ubaze ibyiringiro byawe muri ubu buzima ariko mbere yuko nkubaza nagira ngo mbanze kumenyesha yuko ibyago byose bikuzaho muri ubu buzima uretse kuba ari n'ibihano by'uko uri umunyabyaha muri ubu buzima ahubwo they are just the foretaste ngo biracyari nko kubonja ni ukubonjwa ku byago bigutegereje nimba utarizera Kristo nimba upfusha nimba urwara nimba usonza nimba wambara ubusa byose ni ukubonjwa urumva ngo Imana kugenda ikubonja ku buryo uzamera iteka ryose kuko ibintu byo birarenze ariko Yesaya we anavuga muri Yesaya 18 ngo muze tujye inama come let us reason together ngo ni kuwiteka avuga ngo ni muze tujye inama nanjye nagira ngo ugire inama wowe wizeye utazi neza wowe ucaye ngaha utazi neza yuko aka kanya uvuye muri isi wazabana n'Imana wowe ucaye ngaha ugishidika bati ngende umurokore ndasenga ariko sinzi nimba nzajya mu ijuru cyangwa se narababariwe ndetse nta nubwo njya menya nyine ibyo bintu numva numva ibintu by'Imana bikomplitse nsoma bya nkumva ni ibintu bigoye ndagira ngo ugire inama ni kuwiteka avuga ngo naho ibyaha byawe ngo byaba bitukura tukutuku naho wowe utarasobanukirwa ibintu byose dore ikintu ukwiriye kumenya ni uko hari Imana yakuremye kandi iyo Mana ni nayo izagucira urubanza ntabwo ari mugenzi wawe ntabwo ari mama wawe ntabwo ari papa ntabwo ari umugabo cyangwa umugore wawe ntabwo ari umwana wawe ni Imana ubwayo izagucira urubanza niyo uzahagarara imbere hanyuma nayo Imana ko izagucira urubanza ntabwo izashyiramo imiyaga ntabwo izavuga ngo ngwino nakubeshyaga ntabwo uzarimbuka oya umuriro urahari kurimbuka kw'iteka kurahari imirimo yawe rero no gukiranuka kwawe ntacyo bizamara kuri uwo munsi bizaba imfabusa ntushwambagara guza ibizinga ndetse nubwo waba utayikorera wate noneho nimba ari ibyo reka nikorera ibyaha kuko sinzi imirimo yanjye n'ubundi itazanjyana mu ijuru nabyo ubwabyo bizakurimbuza niyo ngo aho uca hose haba mu idini haba mu kabari hose uri mu nzira ngari hose uri mu nzira ngari kandi ijyana kurimbuka ariko reka ngugire inama hari umwana w'Imana waje mu isi ava amaraso ku musaraba yishyiraho igihano cy'abanyabyaha kugira ngo wowe munyabyaha nyine wowe wabashije kumenya kuri umunyabyaha wowe uzi neza yuko ntacyo wakora ngo Imana igukize kugira ngo wowe ubashe kubana n'Imana iteka ryose kuko Imana yakunze wari mu isi cyane ubu bituma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nta bundi buryo wakira umujinya w'Imana nta bundi buryo wazakira iyi nyenga yakumurira uretse kwiringira umwana w'Imana wenyine uretse guhanga amaso kuri Kristo uretse guhungira ku gitambo cya Kristo ukiringira igitambo yatanze ko ari cyo gitambo cyawe ukavuga ati rero nanjye ubu ngubu wowe yameneye ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo ntacyo nzanye mu ntoki nta kintu mfite ngewe cyabasha kunshungura maze kwisuzuma nkibona ndabona ko nta kintu kindimo cyankiza ariko nizeye umusaraba nizeye yuko hari umwana w'Imana wapfuye izina abanyabyaha iri jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiye kwemererwa rwose niko Kristo Yesu yaje gupfira abanyabyaha kandi muri bo ndi uw'imbere ukabyizera n'umutima wawe ku mutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa kari ko yatuza agakizwa